Akon, umugabo wavukiye mu gace ka St. Louis muri Missouri ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agakurira mu bihugu bibiri, Senegal ahakomoka se na nyina, no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gice cy'icyaro cyane, hamwe bazunguzaga igishirira kugira ngo babone urumuri mu gihe cy'ijoro kuri Noheli bagacana gatadowa, niho Akon yigiye byinshi ku muco no ku muziki wa Afrika mbere yo kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akinjira mu muziki nawe ukamwinjiramo, maze bikaba mahwi. Uyu munsi akaba ari ikirangirire ku isi. Umugabo wahiriwe n'umuziki byanyabyo, akava ku nanga ya gakondo papa we yacurangaga, agashinga inze ebyiri zifasha abahanzi kugeza ubwo ashatse kubaka umujyi we bwite, ndetse agashaka no gutangiza ifaranga rye bwite yise Acoin. Niwumva mvuga umujyi ntiwumva ku gasantere muturanye. Uyu mugabo yashakaga kubaka umujyi umeze nka Dubai, imwe irimo inyubako ndende ku isi, Burj Khalifa, cyangwa umujyi umeze nka Wakanda yo muri filime. Gusa ntibyamukundira, maze abanzi be baramunyega byanyabyo. Kuva ku butegetsi bwa Senegal, yaba perezida wa Repubulika kugera kuri mutwara sibo, bose bari bamushyigikiye kuko niwe Mesiya yari yohereje kugira ngo azanire umuriro w'amashanyarazi hafi y'abari batuye Senegal bose, ndetse n'abaturanyi bo mu bindi bihugu bya Afrika, mu mushinga yari yarise Acoin Lighting Africa. None se byagenze bite kugira ngo uyu munsi ku isi habe nta faranga ririho byitwa Acoin, cyangwa umujyi witwa Akon City, kandi uyu mugabo yari afite buri kimwe kugira ngo abigereho? Uyu munsi mu kiganiro Inyanja Twogamo, reka turebere hamwe impamvu uyu mugabo Akon benshi bamwijunditse, abandi bakamushinja ibyaha bitandukanye, kandi yarabazaniye ubukungu n'iterambere. Turebe icyatumye umuririmbyi w'ikirangirire ku isi atiyubakira umurwa nk'uko yabishakaga, none uyu munsi bakaba bamwita umusikama cyangwa umutubuzi. Nitwa Nshimiye Rerwa Iber.